ijambo ry'umunsi. Kumva wicuza muri wowe. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi ngibi, soma muri Yohana uhereye ku gice cya 8 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 11. Wigeze wumva uri kwicuza mu mutima wawe kubera ikintu wakoze, byanze bikunze ibi ngibi byakubayeho. Ukuri nuko nta muntu numwe kuri iyi si udakosa, kandi nawe uri mu bantu bo muri iyi si. Ibi ngibi rero bikabisobanuye yuko umunsi umwe nawe uri mu bantu ba hano ku isi bakoze ibintu, ariko kuri ubu ukaba ubyicuza cyane. Ikibazo kiri aha noneho si ukwibaza niba warigeze kumva wicuza cyangwa se ntabyo watekereje. Ikibazo kiri aha ngaha ni ukuvuga ngo Imana itekereza iki kukwicira urubanza kwanjye? Ese urumuri ufite muri Kristo rukwemerera guhora wicira urubanza ku byaha wakoze? Igisubizo ni hoya. Yego birumvikana, ntabwo Imana ishimishwa n'ibyaha dukora, ariko kandi nta nubwo yifuza ko duhora mu kwicuza. Ntabwo bivuze ko ibi dukora bitagaragara gusa, ariko kandi ujye uzirikana yuko byishyuwe kandi ku giciro cyo hejuru. Igiciro Imana yaduhaye n'umwana wayo witeka. Impamvu abizera batagomba kwicira urubanza ku byaha byabo ngo baheranwe n'agahinda, nuko Yesu yamaze kutwitangira byarangiye. Nujya ushaka kubyumva neza, jya uzirikana ko Yesu atapfuye kubw'ibyaha by'isi yose, ahubwo yapfuye kubw'ibyaha byawe. Rero ntabwo Imana izongera kukuziza ibyaha ku nshuro ya kabiri. Ibyaha byawe byararangiye, warababariwe rwose, ikiru cyawe cyarishyuwe. Nta muntu rero n'umwe wakwishyura Imana ibyiza yamukoreye, ahubwo inyiturano yacu kuri yo ni ukuyihimbaza uko dushobojwe kose. Reka twebwe nk'abantu dukomeze kwakira impano nziza z'Imana yaduhereye ubuntu. Imana iguhe umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguhe umugisha.